kira muri korodoro yo kuba mu bushake bw'Imana akagucongera kugira ngo ujye kujya gusohoza umugambi w'Imana yavuze. Uyu Simiyoni, tugarutse kuri Simiyoni twavugaga wategerezaga ihumure ry'Abayisiraheli, wari ufite iyo misiyo, yarabizi ko ihumure rizaza, yarafite iyo message. No reka turenge itangaza mu rusengero. Yesu wabuzanye mu rusengero, abantu bararamya barahimbaza, haruje we afite umunezero, avuye mu rugo abonye ibyo abonye abantu badasanzwe, ariko mu ishusho bisanzwe baragaragara nk'abantu basanzwe, ndetse nta n'utegereje kubaha agaciro kuko nta babazanye, nta n'undi mutambyi wabonye ko hari n'igihe Imana ivuga uko ubushake bw'Imana, aguha n'ibiganza byo gukorakora nk'uko Imana yumva. Simiyoni ngo yateruye umwana aramwitegereza, ntabwo yabonye agahinda, arangiza arahanura, ntabwo yabonye agahinda, yabonye ihumure ry'Abayisiraheli, yabonye gutabarwa, ibyo yarategereje, ibintu yarategereje imyaka myinshi, ibintu yarategereje imyaka myinshi. Wamaso we nushaka guhumya, yaramaze iminsi afite agahinda, afite umuruho, abona ukuntu ibintu bigoye, ariko ngo hari ntegereje, nta nubwo yashidikanyije ko Imana yavuze kizasohoka, ntabwo yabishidikanyagaho, yarabitegereje aho ngaho mu bukecuru bwe, mu busaza bwe, yarabitegereje ati nubwo nkecuye ariko ntabwo nzagenda, nabonye amaso yanjye atamubonye. Akimara kumubona aravuga ngo amaso yanjye arakubonye, nsezerera ngende amahoro. Ni gute twabana rero na Mwuka Wera iminsi yose? Kwana na Mwuka Wera iminsi yose kubasha kudusoreza umugambi w'Imana ifite ku buzima bwacu. Basa ahanga ndakubwira akantu kumve neza, kuguha amakuru y'ibihe bigatuma akanaguhuza n'ibyawe, uba ubuzima udafite impaka n'imanza, udafite igiterabwoba, ni ukwa mu bushake Imana yakuremeyemo, kuba mu buzima bw'ubushake Imana yakuremeye. Twongeye kubasuhuza abakundwa inshuti zacu kuri uyu muyoboro wa Gospel Harvest Network. Uyu munsi twagira ubuntu bwo kugira ngo tubuze gusangira ijambo ry'Imana. Munyemere rero twakire umukozi w'Imana Imana yaduhaye uyu munsi wa none kugira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana, Pastor Emile, kugira ngo tubashe kuza kugira ubuntu n'Imana gusangira ijambo ry'Imana uyu munsi. Ndizera ko turaziranye. Abatanzi amazina yanjye nitwa Pastor Museveni Lambert. Imana ibaho umugisha. Pastor, ni karibu kuri izi screen za Gospel Harvest Network. Amen. Urakoze Pastor, murakoze kunyakira. Imana ibaho umugisha. Nanjye nanezere kuboneka kuri kamera kuri channel ya Gospel Harvest Ministry Network. Imana ibaho umugisha kandi mwagize neza kuduha rikaze. Ntekereza ko ari by'agaciro kuza kuboneka hano kandi gufatanya ijambo ry'Imana bigenda bizana impinduka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nanjye ntekereza ko niba nicaye hano ari ubushake bw'Imana kandi Imana iza kumumugisha. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane Pastor. Ndawakoze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yes. Imana ihabwe icyubahiro rero uyu munsi wa none ndagira ngo tuze kuganira kuri iri jambo. Ijambo rigaragaza kubana na Mwuka Wera, kubana na Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yego. Iyo amahirwe yose dukeneye muri ubu buzima, dukeneye kugira ngo tuyagire ari uko twabanye na Mwuka Wera, umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubuzima dushobora kugira nuko dushobora kuba tubasha kubana n'umwuka w'Imana. Umuntu utabana n'umwuka w'Imana ntashobora gusohoza ubushake bw'Imana, ntabwo ashobora no kumva ijwi ry'Imana. Ndagira ngo tuze kuganira aya magambo kugira ngo tuze kumenya uburyo umuntu akwiriye kuba amenya ibihe by'Imana mu gihe abashe kubana n'umwuka wera w'Imana. Tujye gusoma ijambo. Pastor, reka udusomere ayo magambo agaragara mu gitabo cya Luka. Imana ishimwe cyane kugira ngo tuze kumva icyo Imana ivugana natwe. Tangira udusomere ayo magambo ari aho ngaho muri Luka. Reka dusome Luka ibice byaho 2. Yego. Umurongo wa 25. Twumva ijambo ry'Imana ritubwira. Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka Wera yari muri we. Umwuka Wera yari muri we. Imana ishimwe cyane. Amen. Komeze. Yari yarahanuriwe yuko n'umwuka Wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwana w'Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi
bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Dusome 35. Reka duhere kuri 34 niho byumvikana neza. Simoni abaha impundu abwira nyina Mariya ati, Simoni abaha impundu abwira nyina Mariya ati, dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe benshi babyuke, abe nk'ikimenyetso kigirwaho impaka. 35 ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe kandi nawe inkota izagucumita mu mutima, kuko no 35 havuga. Amen. Aha, ndekera aho ngaho. Nusha kurekera aho ngaho. Yes. Icy'ingenzi wasubira gato nko kuri 33 ho gatoya aho ngaho. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Imana ishimwe cyane. Yes. Haleluya. Wambabarira gatoya ugasubira nko kuri 25 aho gatoya ugakomeza 25 haravuga ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Simiyoni uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli, umwuka wera yari muri we. Imana ishimwe cyane. Yes. Reka tuganire kuri aya magambo. Yego. Simiyoni, hari ibintu bibiri tugenda tujye kuganiramo. Inkuru iratubwira umugabo bita Simiyoni wari uri Yerusalemu, kandi ikatubwira ko uyu Simiyoni yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Icya kabiri, icya gatatu, wenda na icya gatatu kirenzeho, ngo umwuka wera wari muri Simiyoni. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka turebe Simiyoni uyu nguyu. Simiyoni wategerezaga ihumure ry'Abisirayeli, siwe Simiyoni wenyine wari ufite isezerano ry'Imana ko Kristo azavuka mu isi. Haciye imyaka ibihumbi byinshi abantu bategereje ko Kristo azaza. Guhera mu gihe cya ba Mose bahanurirwa ko Yesu azaza. Nuko generasiyo uko zagendaga zisimburanwa, niko abantu bategerezaga ko Kristo azaza. Abantu bagakura bagasaza. Ariko mu gihe gikwiriye, igihe kiragera, haza kubonekamo umuntu uri special, kandi umuntu ufite umugambi udasanzwe. Uko biri twereka mission uyu nguyu yari afite Simiyoni. Simiyoni ngo yari afite mission yo gutegereza ihumure ry'Abayisirayeli. Maga make yari ateruye Isirayeli ashaka kugira ngo Isirayeli ibone ihumure, kandi yari azi ibanga ry'ihumure ya Isirayeli aho rigomba kugira gute kuboneka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero ngo Simiyoni ubwo yarari, sinzi nimba Simiyoni yarari mu rugo, sinzi nimba Simiyoni aho yarari, ariko Bibiliya tugaragariza Simiyoni mu gihe gikwiriye cyuko Yesu ageze kugira ngo aze mu isi mu gihe gikwiriye. Simiyoni aho yarari, nta yindi warning navuga ngo nta yindi mbuzi yari afite ishobora kumusobanurira ngo ikindi kimenyetso cyari gihari. We yarategereje gusa. Ariko reka twitegereze aha ngaha muri uru rusengero Yesu yavutse. Yesu amaze iminsi 8. Kuko mu minsi 8 nibwo bazanaga umwana nk'uko umuhango w'Abayuda mu rusengero kugira ngo bamwakire. Uyu Simiyoni yari umutambyi, ntabwo yari yakiriye umwana umwe imyaka y'ubuzima bwe bwose. Yakiriye abana iminsi myinshi cyane, baza bujuje imyaka 8 b'abahungu kugira ngo bagire gute bakebwe. Kandi abana bose yakiriye, ntabwo yigeze agira ijambo rikomeye avuga cyangwa se ubuhanuzi bugaragara ko yarazi igihe gikwiriye cyuko Yesu aje. Reka twitegereze runo rusengero pastor. Imana ishimwe cyane. Ubu turashaka kuvuga umwuka w'Imana, kubana n'umwuka w'Imana, kugira ngo umwuka w'Imana aguhishurire rimwe na rimwe n'ibintu udatekereza ko abandi nubwo baba ari ibihumbi badashobora gusobanukira. Kuko umwuka w'Imana niwe wenyine ubasha kugusobanurira, akakwereka ibintu birenze kandi no mu gihe kimeze nk'ikirenze. Ubwo umwuka w'Imana wabanaga n'umugaragu w'Imana nkuko nkunda kumuvugaho Nowa, nubwo igihugu cyari kirimo abantu ibihumbi byinshi cyane, kandi bose ari abiremwa byaremwe n'Imana, ari n'abantu bakundwa n'Imana. Ariko ijwi ry'Imana ryaje kuri Nowa, amenya uko arimo kuvugana n'Imana, ahabwa misiyo idasanzwe, ariko yiyemeza kuzayisoza kubera umwuka w'Imana wari uri muri we. N'Imana iri hano. Imana ishimwe cyane. None reka twitegereze Simiyoni, tugaruke kugira ngo pastor turebe uburyo dukwiriye kubana n'umwuka w'Imana kugira ngo aduhishirire ibintu bikomeye, ndetse no mu gihe gikomeye iby'amaso yacu y'umubiri adashobora kureba. Iyo tutabashe kugira umwuka w'Imana, itugira amaso abasha kureba iby'Imana itugenera n'umugambi wayo. Ndavuga akantu gato kugira ngo nze kongeraho. Ndagira ngo dukurure uyu Mariya
na Yosefu baje mu rusengero barasa n'ababyeyi bandi basanzwe. Icya kabiri, Mariya na Yosefu nk'uko ishusho tugaragariza ntago bari abatunzi, bari abantu batari muri kondisiyo nziza. Muri icyo gihe cyabo abatunzi bari bafite igikorwa cyo kuza gutamba igitambo cy'ishimwe, bakazana ibitambo by'intama cyangwa by'amasekurume y'intama cyangwa se n'imfizi. Murabyumva? Noneho umukene wabaga muri icyo gihe yagiraga gute? Yazanaga intungura cyangwa se inuma intungura n'inuma. Abo ni abakene badafite ubushobozi. Noneho tugiye kureba mu rusengero rugiye kwakira umuntu w'agaciro cyangwa hinjiyemo umuntu w'agaciro, kandi uwo muntu niwe abantu bose bategereje, kandi uwo muntu barimo baramwambaza muri urwo rusengero. Ariko hari umuntu umwe ufite mishoni bita Simiyoni, watindanye n'umwuka w'Imana, wanze guhakanira ibihe. Ngaho ndagira ngo umbwire ishusho ya Simiyoni nk'uko byumva pastor, use nk'utuganiriza muri makeya. Niki cyatumye Simiyoni atandukanya bano bantu baje akamenya bari bo special? Kuko hari n'ijambo yavuze rikomeye ngo mwami amaze kumubona ngo urasezera umugaragu wawe, urasezera umugaragu wawe ngende amahoro kuko mbonye agakiza kabisireni. Nuko ngo mission ye yaramaze kuyisohoza. Ni gute uzamenya ko mission yawe ugeze igihe cyo kuyisohoza? Fata ndatugana ibintu uvuze rero birakomeye. Ndashaka kugira ngo mbivugeho nkurikije uko numvishe aya magambo. Ni ikintu kitoroheye umuntu usanzwe uwo ari we wese. Impamvu uvuze icyo ngicyo niyi: ubundi mu buzima bwacu bwa hano mu isi, abantu kenshi dukunze kuza gushaka ibintu bigaragara kurenza uko tudashaka ibigaragara. Ibitagaragara dukunze gushaka ibintu bigaragara cyangwa byigeze kubaho. Hari ibintu byigeze kubaho wumvise, wabonye, ibyo dusobanukiwe. Aho niho abantu benshi bafokasinga kuvuga ngo hari umuntu wize muri university runaka nanjye nzigayo, hari umuntu wubatse inzu imeze uku nanjye nzayikora. Ugasanga ushaka kugira ngo ugende mu ipica y'ibyo abandi bakoze, ariko nyuma y'ibyo abantu bakoze hari ibindi bintu bitari byagaragara. Sasa abantu bagirirwa ubuntu bwo kwinjiraho ni bake. Harimo na Simiyoni. Simiyoni mu buryo bugaragara yari yarahawe message mbere. Iyo message yari ayifite, kandi yarazaba umugaragu cyangwa se umuja wazafura utwambaro tw'uwo muntu, tw'uwo mwana. Ntabwo yatekereje ko kumubyara yabishobora, ntabwo yatekereje ko byaca muri yumvaga ari umuntu ukomeye cyane. Umwana azasamina, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese. Haleluya! Byari ibintu birenze ibitekerezo byiwe. Ijuru ringo ryitegereje ngo ribona ukuntu uwo mukobwa aciye bugufi, Imana ishimwe, ngo ribona ni umukobwa w'agaciro ufite umutima uciye bugufi, ngo riramutoranya atarabimenya. Reka nkubwire rero tukiri aho ngaho, ikigaragara ntibishoboka, ntibizigera binabaho ushobora kwakira umugisha w'Imana, ibiganza byawe ngo bikwakire mu gihe icyo ari cyo cyose utazabasha kuba uri kumwe na Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera niwe urengera agategitinga ibihe by'Imana akabihuza nawe. Yes, urimo urabyumva pastor? Kuko uyu Simiyoni reka turebe, wenda yarashaje, birigaragaza ko umugabo yarashaje. Wenda imvura yarazaga bakavuga agasaza kagiye ku rusengero ati karakazahwinina gapfire ku rusengero, ariko yari afite misiyo y'ibanga, abandi bantu batabona. Wenda yarwaraga malariya bakavuga ati iriya yo ntabwo azakira, ariko we agahakana. Uko biragaragara ageze kuri kurangiza umuhamagaro we, noneho mwami sezera umugaragu ugende amahoro kuko mbonye agakiza k'Abisirayeli. Nta nicyo gikeneye, amaso yanjye aramwirebye, aramubonye n'amaso. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe, cyangwa nimba hari n'icyo umutima ukwemeza ko hari icyo Imana igambiriye kugira ku buzima bwawe, bana na Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe wenyine uza akaza kuguhuza n'igihe cy'umugambi w'Imana. Hari akantu gato navuze hariya, uyu Mariya ajya kujya gusama inda, ntabwo Mariya ari uko yasenze amasengesho yandi. Unyumve neza, ntabwo yasenze amasengesho, ahubwo umwuka ngo yaje kuri we. Umwuka yaje kuri we, ariko agendeye ku rubuto rw'ikintu cyitwa ishurwa yagize mu mutima wiwe, arigira irye. Urumva kurigira irye ni akantu katagaragara, ntiyabibwiye n'inshuti, nta nubwo yabibwiye n'abandi bantu, ahubwo byari mu mutima wiwe. Bivuga ngo umwuka w'Imana kugira ngo aze ku muntu
bituruka mu buryo umuntu yamaze kwakira Imana cyangwa se yamaze kuyemerera mu buryo bw'ibanga. Na Nowa uburyo yakiyemo Imana bwari uburyo buri special butagaragara, yari meditation, yarakurura ibihe abyitegereze, abona ko akwiriye kubaho mu bundi buryo butandukanye n'ubw'abandi bantu. Umwuka wera niwe wenyine ujya ugufata akagushyira muri korodoro yo kuba mu bushake bw'Imana, akagucongera kugira ngo ujye kujya gusohoza umugambi w'Imana yavuze. Uyu Simiyoni, tugarutse kuri Simiyoni twavugaga wategerezaga ihumure ry'Abayisiraheli, wari ufite iyo misiyo, yari abizi ko ihumure rizaza, yari afite iyo message. Noneho reka turenge igitangaza muri rusengero. Yesu wabuzanye mu rusengero, abantu bararamya barahimbaza, haruje we afite umunezero, avuye mu rugo abonye ibyo abonye abantu badasanzwe, ariko mu ishusho bisanzwe baragaragara nk'abantu basanzwe, ndetse nta n'uwotegereje kubaha agaciro kuko nta babazanye, nta n'undi mutanzi wabonye ko hari n'igitambo cyabo kiri bugire umumaro, nta cumi, nta maturo, nta n'ibintu bigaragara, ariko amenye neza ko Imana yaziye mu ishusho message yayisiza. We yahise abyumva, hari connection yari iri muri we, yari itegereje position, hari positive na negative. Abantu bakora ibintu by'imiriro, positive na negative yo bihuye bibyara itara. Nubwo iwe yari afite positive hategerejwe negative, cyangwa se afite negative hategereje positive. Nubwo yesaje message yayisimuzamo ahita yumva uwo yategereje arahita. Gute umuntu amenya ibihe bye ari mu rusengero cyangwa asenga? Hari ibihe byo kurambagiza, hari n'ibihe byo kurongora. Ni gute uhura n'ibyawe ukamenya neza ko ari ibyawe kandi mwavuganye n'Imana? Buri Imana ntabwo ibeshya. Kenshi na kenshi ku bantu bagendana n'Imana iguha ikintu mu gihe gikwiriye. Uzumva ko Imana benshi bakubwira ngo uyu mwana namubyaye, Imana imizina rye, izakubwira ngo uyu mugore namushatse, Imana yari yavuganye nanjye, yari yamiye ibimenyetso ibi n'ibingibi. Imana ntijya ibeshya. Nayisomye arambwira ngo ntacyo Imana izakora itakimenyesheje intore zayo. Ndibaza muri iyi generasiyo ya Simiyoni, nubwo bose bari bategereje, ariko Yesu bigaragara ko uburyo yajemo ntabwo bari bateguye kumwakira muri iyo shusho. Ntabwo ariho bamutegerezaga, ariko hari abantu bafite icyo kintu, kuko ukurikiranye neza ibyanditswe usanga hari n'abanyabwenge. Abo ni abandi bahagurutse, iyo ni iyindi misiyo y'abandi bari bafite, nabo bari bafite iyo mission. Ni imisiyo yagiye yuzuzwa n'abantu be. Hari n'undi wazanye iyo misiyo, na Yohana yaje kuri pate nawe yaje ari muri mission. Nawe hari ikindi kintu cyari cyabaye ku buzima bwiwe. Reka mvuge icyo kintu pastor, nubwo abantu rimwe bavuga ngo isi iragoye cyangwa isi irananiranye, ariko mu ruhande rw'abantu bari mu buryo bw'Imana bazi ibihaho bigeze, bafite amahishurwa n'amakuru y'ibihe bigeze, birahari. Uvuze ngo abantu ngo baraguye, ngo abantu ngo ntibakiba mu mwuka, itorero ngo ryaraguye, barakubeshya. Mwuka wera cyatembera, Mwuka wera atanga amakuru. Bafite ibyo bareba, bafite ibyo babona, bafite ibyo bumva, abandi batazi. Bafite ibyo Mwuka wera ntagakore gusa, aguha amaso, aguha amatwi yo kumva nk'uko Imana ivuga, uko ubushake bw'Imana. Aguha n'ibiganza byo gukorakora nk'uko Imana yumva. Simiyoni ngo yateruye umwana, aramwitegereza, ntabwo yabonye agahinda, arangiza arahanura, ntabwo yabonye agahinda, yabonye ihumure ry'Abisirayeli, yabonye gutabara. Ibyo yarategereje, ibintu yarategereje imyaka myinshi, ibintu yarategereje imyaka myinshi. W'amaso we nushaka guhumya, yaramaze iminsi afite agahinda, afite umuruho, abona ukuntu ibintu bigoye, ariko ngo hari uwo ntegereje. Nta nubwo yashidikanyije ko icyo Imana yavuze kizasohoka, ntabwo yabishidikanyagaho. Yarabitegereje aho ngaho mu bukecuru bwe, mu busaza bwe, yarabitegereje ati nubwo nkecuye ariko ntabwo nzagenda, nabonye amaso yanjye atamubonye. Akimara kumubona aravuga ngo amaso yanjye arakubonye, nsezerera ngende amahoro. Ni gute twabana rero na Mwuka wera iminsi yose? Kubana na Mwuka wera iminsi yose kubasha kudusoreza umugambi w'Imana ifite ku buzima bwacu. Bata ahanga ndakubwira akantu kumve neza. Kubana na Mwuka wera iminsi yose, strategy uyu mugabo Simiyoni yaba yarakoresheje kugira ngo amenye igihe kandi anagihagaremo adafite yumva ko kugira ngo abe nk'usezerera, nuko hari igihe yanze gusezererwa. Wenda indwara ati iyi ntabwo iri buntware, sindabona agakiza k'Abisirayeli. Hari igihe ibihe biza ku muntu bikagucogoza, bikakubwira ati ubukene ntibuzavaho, iyi ndwara ntabwo izakira, abarozi ntabwo uzabavamo, kondisiyo z'ubuzima zigeze ziducogoza. Ngira ngo n'abantu bategerezaga nyine baramya ngo Yesu azaza, ariko batarabyemeza neza, bari bafite ibindi bintu bashobora kwakira. Ariko uyu mugabo ikigaragara nuko hari isezerano ryari rikomeye, yemeza umutima we, kandi avuga ngo
igihe ritarasohora ntabwo ndabyemera. Ngaho mbwira Reka uburyo uyu mwuka yabana nawe mvuga ubu buryo kandi icyo kibazo mbajije ni abantu benshi bakibaza. Ni gute umuntu ashobora kubana na mwuka wera akamubwira by'ibihe turimo twinjiramo kugira ngo ubane na mwuka wera? Ntabwo ushobora kubana na mwuka wera utarakakira icyitwa ubushake bw'Imana ku buzima bwawe Imana yakuremeye. Ntabwo bishoboka, kuko abantu benshi baba mu bushake bw'ibihe tugezemo cyangwa bw'irari ryabo, cyangwa bakigana abandi bantu ugashaka kubaho mu buzima bumeze. Kandi Imana ntabwo yigeze ikora ikosa ryo kurema abantu basa. Hariho rambere umwe n'Imana yaremye na mission afite, ntabwo ushobora kwipirata ngo bikunde. Bivuga ngo rero aho uranganga, bivuga ngo rero Simiyoni yari yaravukiye kuzahishurirwa Kristo, akamwitegereza no kumutegereza no kumenya ko iyo generation byanga bikunda. Iyo uri muri icyo ntabwo ukenyuka, ntabwo utwarwa n'ibintu ibyo ari byose. Nubwo bagukubita bombe bayikubitaho bakagira ngo wapfe bagasanga uri buzima, kuko umugambi w'Imana ntushobora kuza kugenda utarangiye icyo ugomba gukora ku buzima bwawe. Misiyo yawe irangiye burya wanataha, irangiye urataha. Simiyoni mbese nicyo mu magambo make nicyo yavuze. Nta bwoba yari afite, nta kibazo yari afite kindi. Yavuze ati nzamutegereza mpaka igihe azazira nzataha. Imana ishimwe cyane. Reka tubwire abantu, tubabwire ngo icyatera gutora umwuka w'Imana abana nawe akaza kuguha amakuru y'ibihe, bigatuma uba mu buzima udafite impaka n'imanza, udafite igiterabwoba. Ni ukuba mu bushake Imana yakuremeyemo, kuba mu buzima bw'ubushake Imana yakuremeyemo. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Abadukurikiranye bagubwe neza kumva aya magambo, kandi bagirirwe neza kuza kubana na mwuka w'Imana. Bifuriza kubana na mwuka wera, mukomeze kubana na mwuka wera. Reka dukore conclusion tuvuga ngo kubana na mwuka wera, ibanga rya mbere ni ukwemera ubushake bw'Imana. Yesu akaba muri wowe, kuko aho Yesu ari mwuka wera arahari, kandi aho Yesu ari nta na kimwe kihihisha. Yesu yifuza ko tuba mu bushake bwe, tukamubera amaboko, tukamubera amaguru, tukamubera amaso. Turi abantu dushobora kuko gukora amakosa nk'abantu, twakora amakosa twagwa no mu byaha, ntabwo turi abatagatifu. Ariko Yesu yifuza kugira ngo iteka dutege amatwi, twumve inyigisho ze. Nituba tunananiwe atwongerera imbaraga, nituba tunatakobwe tuguye mu cyaha atwezeho gukiranuka, kugira ngo ubushake bw'Imana bugume mu buzima bwacu. Ubushake bw'Imana buguma mu buzima bw'umuntu. Iyo bugumye mu buzima bw'umuntu, umwuka yaratangira gukorera imirimo yagenewe uwo muntu ku buzima bwe, ikabasha gusohora. Atari kubw'imbaraga ze, ahubwo ari kubw'imbaraga z'Imana, supernatural power, imbaraga zitari zisanzwe, imbaraga z'ubumana. Iyo zije nizo zonyine zishobora kukubwira ngo uyu Semiri ureba gutya, ahubwo uyu nguyu ni umunyamugisha ku buzima bwawe, ni umuntu kuguhuza n'amahirwe yawe. Nibyo biza kuguhishura ngo uyu si umugore ureba usanzwe cyangwa akana gakobwa gasanzwe, ahubwo uyu ni umugore w'ubuzima bwawe uzakugira amaso abibona. Urimo urabyumva? Ariko kugira ngo uyu si umwana ubaye muri ubuzima, ahubwo uyu ni umwana w'umugisha nakugeneye ku buzima bwawe. Utangira kumenya neza no gusobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ibahe umugisha, kandi tubifurije amahoro y'Imana. Mwemerere mwuka wera abatambutse ibihe, abacisha ahandi hantu aho abandi bananiriwe, kugira ngo mumenye imigambi y'Imana no gusorezwa amasezerano y'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uwiteka, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye wo kuba imbere y'iyi kamera kugira ngo tuganire n'ubwoko bwawe. Abantu benshi bararushye kandi bararemerewe, ariko Uwiteka mwami niwo ubasha gutanga umwuka wo gutegereza ihumure ry'ubwoko bwawe, nk'uko Simiyoni ategereje ihumure ry'Abayisiraheli. Turagushimiye kubw'ibyo. Herekeza ijambo ryawe ribashe kugira benshi rikuramo icuraburindi ry'umwijima, ribahishurira umucyo wawe. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Yesu abahe umugisha. Amen.